Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa Jackson ndetse na Salina. Ni inkuru y'urukundo itangaje, wowe ntize amatwi gatoya, wicare wumve kandi ndizera kuri bukuremo n'inama nyinshi zigiye zitandukanye. Dutangirira inkuru yacu abari muri brother shower y'umukobwa ari kwitegura kujya gukora mariage. Muri iyo brother shower haba hajemo umudecorateur. Uwo mudecorateur aba yitwa Jackson, aba ari umuhungu mwiza, umuhungu w'ibigango. Uramubona ukavuga ati wow, this is my boy, oh my god. Ukavuga ati uramureba ukavuga ati wow. Ubwo Jackson aba yaje mu bantu bari budekore muri icyo kirori, muri iyo brother shower bigiye kuba. Haba harimo n'abakobwa benshi bagiye batandukanye, bamwe bari guteka, abandi bari gufasha Jackson gukora amasuku cyangwa se no kudekora n'ibindi bintu byinshi. Aho ngaho hari umukobwa uba ushinzwe ibintu byose biri kwinjira no gucekinga ko buri kimwe cyose bari kugikora neza. Uwo mukobwa aba yitwa Salina. Ni umukobwa uba ubona yuko ari responsable kabisa. Ni umukobwa mwiza, aba yambaye ipantaro y'ijingisi ariko nziza imubereye, yambaye n'agatopu, aba yambaye ingofero, imisatsi aba ari miremire, aba yisize makeup ubona ko wow, nawe ni mwiza ariko ameze nk'aho ukuntu ari serious mu kuntu, bitewe n'uburyo ari gutreatinga abantu, ababwira ati ko mutakoze ibi byagenze gute, harabura iki ko mutari kumbwira. Nyine nk'umukobwa uri responsable kabisa. Salina yakomeje kunyura aho hantu hose, agenda areba mu gikoni ko byatunganye, imyenda y'umubrother ko imeze neza, buri kimwe cyose ko baba bashaka kumukorera surprise. Hashize akanya nibwo Jackson yagize ikibazo, papier cola iramushirana, nibwo yahamagaye umukobwa wari uri aho ngaho ku ruhande yitwaga Sandrine. Yaramubwiye ati ko nkeneye papier cola. Oh sorry, urabaza Salina. Salina niwe ushinzwe ibintu nk'ibi. Avuga ati okay, uwamumpamagarira ntago muzi. Ubwo Salina nibwo yaje aramubwira ati oh boy, what happened? Habaye iki? Ambwira ati oh, papier cola nari mfite yanshiranye kandi nari nsigaranye utuntu dukeya two gushyira ku murongo. Ambwira ati oh okay, munota mike bikugezeho. Salina yarameze nk'umuntu uri serieux kandi nabyo koko byaragaragaraga. Yamutumirijeho papier cola ye, nibwo yahise mu gihe kitarenze iminota mike barayimuzaniye arakomeza. Jackson yabonye Salina yumva aramwishimiye ku rwego udashobora gutekereza. Nibwo yagiye yegera Salina arambwira ati wakoze kunyitaho kandi muze kugira ibirori byiza. Arangije aramubwira ati wakoze nawe. Ubwo Jackson yahise ashyira udukoresho twe tumwe na tumwe yari yazanye adushyira muri bag, ahita ayishyira mu mugongo, aragenda. Abonaga ari umuhungu mwiza, yambaye ipantaro y'training n'agapira k'imbeho, ndetse uwo mupira w'imbeho ufite ingofero, yambaye n'inkweto za timba ariko ubona ko ntabwo yafunze lase. Yafashe akabage kagashyira mu mugongo, ahita acaho agenda anunamye. Wow, waramubonaga ukavuga ati oh my god. Byari ibintu ubona ko wow, umuhungu yari mwiza pe. Salina nawe yaramurebye, urabona aramwishimiye ariko ntabwo yabitinzeho cyane. Yahise akomeza imirimo ye nk'ibisanzwe, ibintu biragenda. Brother show yagenze neza, ibintu byose byagenze neza, nta kintu na kimwe cyapfuye. Nyuma yo gusoza, uwadekoye yaragarutse gutwara udukoresho twe tumwe na tumwe, kuko hari ibikoresho bari gukoresha bye kandi bizongera bigakoreshwa n'ahandi. Yaragarutse. Salina yari yarushye cyane bikomeye, abandi bose bari kwenjoyinga, bari badekoye kuri balko y'iyo nzu. Abandi bose bigeze muri time yo kwenjoyinga no kubyina, bose binjiye mu nzu. Salina yagumye kuri balko nk'umuntu urushye, yicaye mu ntebe yitangiriye itama.
nibwo Jackson yaje aramureba aramubwira ati urananiwe biragaragara. Selena aramubwira ati I'm too tired, ntabwo ushobora kumva uburyo ki ndarushye vraiment ndarushye pe. Arambwira ati oh ihangane, nose hari ubwo utaha ahantu kure si wateguka ugahita utaha bikihuta. Akamubwira ati sha harimo akagendo ariko I will try my best, ndagerageza. Oh okay, ako nari nzanye imodoka, nimba mwasoje nakugeza mu rugo nta kibazo. Akambwira ati oh wow, nta kibazo rwose naza nkareba ko wandepoza ukansiga mu rugo pe sha ndananiwe, noneho ahantu turi kugira ngo nabone akamoto mana yanjye biragoye, bisaba gutuma agakabu akaba ariko kaza kumfata kandi gukolinga bakaza byantwara igihe kinini. Ubwo ngubwo nibwo Jackson yamajije gukuraho ibintu bye byari byakoreshejwe abishyira muri bag, arangije ajya aho ngaho ku ruhande. Of course Selena niwe wari ushinzwe ibyo bintu byose, yahise amubarira amafaranga ye arayamuha, aramubwira ati wakoze neza kabisa kandi decoration yari bon kabisa, nzajya nkurangira ibiro. Akamubwira ati oh thank you so much. Nibwo Selena yahise yinjira mu nzu agenda asezera bagenzi be, ahita yinjira mu cyumba afata aka side bag ke ahita agenda ahita ataha. Yinjiye mu modoka yajyanye na Jackson. Jackson of course yari yicaye imbere, bari bafite umuntu batwaye, Selena yicara inyuma. Ubwo baragiye barangije bagejeje aho Selena ataha, yasohotse mu modoka. Jackson niwe wabanje gusohoka, arangije amufungurira imodoka and then Selena arasohoka. Arambwira ati wow, ushobora kuba uzi gutanga care. Arambwira ati ndatrying, gerageza amahirwe yanjye uko nshoboye kugira ngo nshimishe igitsina gore. Erega murarenze kabisa, njyewe aho mbabonye hose ndavuga ati big up for real, ndabemera muri abanyabwenge kabisa. Arambwira ati okay byiza cyane, ngaho widutanga cyane nta bya danger. Nibwo Jackson yahise amwegera arambwira se nagusezera. Arambwira ati oh ntacyo bitwaye. Yaramwegereye aramuhobera nk'ibisanzwe, amuha peng. Bagiye kugenda Selena yahise asubira inyuma arambwira ati I'm sorry, can I get your number? Maybe nshobora kuzakurangira akandi kazi. Hari abandi bashuti banjye bitegura gukora bridal shower, uretse na bridal shower hari abandi bashaka gukora baby gender, baby shower, ni byinshi, nzakurangira ibiro. Akambwira ati oh sure nibwo yamuhaye nimero ze, n'undi arambwira ati nta kibazo wampa izawe, twese tukaba tuzifite kugira ngo utazamamagara nkakuyoberwa. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo baratashye, buri wese ataha ukwe n'undi ataha ukwe, gusa Jackson yagiye avuga ati wow, ni ubwa mbere nabona umukobwa mwiza. Byaramushimishije, yaravuze ati wow, ugomba kuzajya kuganira nawe nkamwinjirira. N'ubundi abakobwa bose ni kimwe, nubwo yaba ari beautiful in the face, ariko nyine akenshi usanga mind z'abakobwa yego barazifite ariko ntabwo bazikoresha nk'uko byagakwiye. That's why bahora bavuga ko turarenze, ariko nyine I know female baturenzeho kabisa, ariko gukoresha ubwenge bwabo n'umutwe wabo biri mu bintu bibavuna cyane. Ubwo haciyeho igihe kitarenze amezi 3 nibwo Jackson yaje kwandikira umukobwa aramubwira ati hello beautiful girl. Nibwo yabibonye Selena aramubwira ati hello umeze neza. Aramubwira ati yes meze bon. So ufite akazi muri ino minsi? Aramubwira ati no ntago mperutse kubona akazi, ariko ntago byabura tuzakabona nta kibazo. Aramubwira ati okay nizere ko umeze neza. Ego. Selena yahise yituriza ashyira umutima hamwe ko Selena yari afite n'akazi, ubona ko ari umukobwa kabisa ufite indangagaciro
z'abakobwa pair. Ubwo ngubwo nibwo Jackson yatangiye kujya amucokoza akajya amuganiriza, baragenda baba friends bisanzwe, baragenda baba inshuti ku rwego udashobora gutekereza. Amezi aricuma, aba amezi 6 baziranye, nibwo haciyeho nko mu ukwezi kwa karindwi kwaciyeho bakundana, nibwo Jackson yabwiye Salina ko amukunda. Ubwo bari bamaze iminsi basohokana of course, bafitanye big moment, bafitanye moment kabisa. Barakundanye, urukundo rwari rwiza. Salina yari ari sinzi ukuntu nabikubwira, ariko respectingaga Jackson ku rwego udashaka kumva, amwubaha, amuhesha agaciro, everything aho ageze hose. Ugerageje kumubwira ati I love you, arambwiraga ati please, mfite umuntu dukundana. Akamubwira ati no, nakomeza nkagerageza, akamubwira ati no, ntabyo kugerageza, I have a boyfriend. Salina yari intelligent, ntabwo nzi uburyo nabivugamo, gusa yari afite ubwenge kabisa, yari afite ubwenge ku buryo udashobora kubitekereza. Byari ibintu bishimishije. Salina yakomeje gukundana na Jackson, biragenda biba birebire, barakundana n'iki, ibintu biba byiza. Jackson ndetse na Salina bahisemo yuko babana batarakora marriage, bakazaba bakora marriage inyuma. Salina ntabwo yabyanze, yarabyemeye, ndetse na Jackson arabyemera. Gusa mu by'ukuri Jackson ntabwo yari afite uduco twiza, ntabwo yari afite imico myiza habe na gatoya. Nibwo yaje kuzajya ajya guca inyuma Salina, akagenda ku bandi bakobwa n'iki, kwa kundi baba bahuriye mu brother show yahuriyemo n'abantu benshi, akagenda agira abakobwa bacuditse ku ruhande, agenda amuca inyuma. Rimwe nibwo bagenzi ba Salina bajyaga bahamagara Salina bakabimubwira, bakanamuha proof, bakamwereka amavideo bamurikodinze bakoze iki. Salina bikamubabaza, akavuga ati no, bishobora kuba atari byo, nzabyemera ariko nabyiboneye n'amaso yanjye. Salina nibwo yaje gupanga kujya gusura iwabo, bari batuye mu ntara. Abwira umuhungu, aramubwira ati rero ngiye kujya mu ntara, nzagaruka vuba, maybe uzihangane, wenda nzajya mbamagara abantu baze bagukorera amasuku. Aramubwira ati it's okay my love. Bakundana pe, mu by'ukuri ntabwo ari uko Jackson yari amwanze, ahubwo yari afite intekerezo zindi zivuye utapfa kumenya. Nibwo Salina yapanze utuntu twe, afata valize, imodoka iza kumufata, aragenda. Oh my god, ntabwo ushaka kubyumva. Jackson akimara kumenya yuko Salina yagiye, yahise ahamagara umusheri we wundi afite ku ruhande, aramubwira ati wa mukobwa tubana yagiye, nawe waza twaba turi kumwe iminsi mike mu gihe adahari. Aravuga ati wow, nanjye naza guspendinga na more time nawe muri iyo nzu nziza. Aramubwira ati nta birenze, inzu ni ibisanzwe, n'ahandi hose aba ari heza. Aramubwira ati okay. Nibwo umukobwa yaje, bahita bajya kwenjoyinga, of course babanje basigaye ibiryo, barabiteka, baba babishyize aho ngaho muri microphone, kugira nibaza bahite babishyushyaho, bahite barya, bahita bajya muri douche. Katugaruke mu nzira, Salina ari kugenda areba mu ishakoshi ye, akabona yibagiwe ikarte ya banke, kandi agomba kubikuza amafaranga. Of course ntabwo yagenda nta mafaranga afite. Nibwo yabwiye umukabo wari umutwaye, aramubwira ati please reka dusubire inyuma, dusubire mu rugo, nibagiwe ikarte ya banke, kandi ntabwo nagenda nta carte ya banke mfite, maybe ko no kuyakurira kuri telefone bishobora kungora. Aramubwira ati it's okay, nta kintu bitwaye, twagenda. Ubwo basubiye inyuma, Salina yasohotse mu modoka ari kwihuta, aragenda ahita akingura igipangu, arinjira nk'ibisanzwe. Of course yari afite imfunguzo. Kuri salo ntabwo hari hakinze, yarinjiye aragenda ajya mu cyumba cye, arangije ashaka kadi ye arayibona. Mu gihe agiye gusohoka ngo agende, yumvishe amazi ari kumeneka, harimo abantu bameze nk'aho bari kwishima. Yibaza ibyo ari byo, biramucanga. Yateye intambwe asa nk'uwigendera, yumva yuko ni nka sheri uri koga, ari nko kumva amakuru
ntiyabitindaho cyane ariko agatima karamurya. Ageze nko ku muryango wo kuri salo arongera arakata aragaruka. Nibwo yaje akingura umuryango wa dushe abona harimo abantu babiri bari kogana. Ako kanya Jackson yarikanze. Salina yarababaye. Arangije arabareba. Arangije areba Jackson aramubwira ati niweho wifuza ko mba umugore wawe, niweho wifuza kuba umugabo wanjye. Mfashe iminsi itarenze 2 n'itatu ngo ngiye kwa mama kumusura ndebe uko ameze. Nta n'amasaha 5 yari yashira mvuye hano, nta even n'amasaha 5, nta n'isaha n'igice byari byashira cyangwa se amasaha 2 winjije umuntu mo hano. Ubwo se ubwo ndamutse mbonye nka visa card cyangwa se nkabona opportunity yo kujya gukora outside of the country, noneho ibyo wakora bingana ute? Ibyo wakora bingana ute? Mbwira nawe, ishyira mu gaciro. Jackson isoni zaramwishe. Mu by'ukuri yakundaga Salina ariko yari afite uducu utamenya uburyo tumeze. Salina kugenda byahise bimunanira, yahise agenda ajya kuri cab abwira umuntu wari umutwaye, arambwira ati nkuriramo valize, ayikuramo amwishyura ayo bagiye no kugaruka gusa. Arangije aragenda yicara mu nzu muri salo. Yari umukobwa ukomeye uri strong kabisa. Arangije aricara muri salo arabwira ati basi muze tuganire. Nibwo yabaje Jackson ambwira se babe, do you really love me? Urankunda cyane cyangwa se urankunda like nk'umuntu ushaka kugira your wife? Jackson no mu isoni nyinshi ambwira ati ndagukunda. Salina yarasetse cyane aravuga ati urankunda? Arangije arahindukira areba umukobwa waje kumureba ambwira ati se weho kuri Jackson umushakaho iki? N'ubwoba bwinshi arangije aravuga ati mu by'ukuri Jackson ni umuhungu mwiza, ni umuhungu ufite physical appearance nziza, kandi mu by'ukuri afite n'amafaranga. Njye ntabwo nkeneye kuba wife we cause ndamuzi neza. Yirirwa yirukanka mu bakobwa, yirirwa yiyandagaza, nta mukobwa n'umwe utamuzi. So rero twese iyo tumenye yuko afite amafaranga, ari bugufihe amafaranga, so why not tutaza kwenjoyingana nawe ngo ayaguhe? Life iragoye, so how? Jackson yahise ahindukira areba uwo mukobwa, arangije araseka cyane aratuza. Salina arangije aravuga ati basi se washakaga ngahe yari buguhe basi kugira ngo uze kuryamana nawe se cyangwa uze guhavinga fani nawe umunsi wose, kandi ubizi ko like tubana kandi uko tumeranye ukuzi. Yari yanyemereye 50k, so yari kumfasha, sinzi ko ntabwo nari kuyanga, kandi n'ejo bundi mfite kwishyura landlord, mfite n'ibindi bintu byinshi byo gukemura, so sinzi numvaga nyikeneye pe mu by'ukuri. Ambwira ati okay, wow, ku buryo wakitesha agaciro ku mafaranga 50,000. Salina byaramurenze, yahise agenda yinjira mu cyumba. Jackson yarebye wa mukobwa aramubwira ati ntabwo nari nzi ko uri umugome bigezaho. Arangije aramureba aramubwira ati njyewe nta bugome, n'ubundi wariyandaritse bihagije, n'iki ntacyo mfite cyo kurenzaho. Ubwo Salina yaragiye yinjira mu cyumba, arangije akurayo amafaranga yari afite cash, amuha 100,000, arambwira ati ambara utahe ugende wishyura iyo nzu yawe amezi 2, uguremo n'icyo ushaka, ubundi ujye gushaka akazi kazajya kaguha izo 50 ushaka, apana kujya kwiyandarika. Uwo mukobwa yumvisha asebye, yaragiye ariko yarasebye mu buryo bwose buhambaye. Jackson yagerageje gusaba imbabazi mu buryo bwose bushoboka. Salina aramubwira ati ntabwo ngiye mbikunda
kuba naguha ubuzima bwanjye warangiza ukabukenera ukajya kuryamana n'abandi ntazi, uba uramutse wanduye ibirwara bya hato na hato nkaza nizeye ngo umuntu turi kumwe warangiza ukankorera ibintu nk'ibi, ntabwo bishoboka pe, wapi rwose. Ubwo ngubwo nibwo Salina yamubwiye ati mfite kongera kujya kwibana ubuzima bwanjye bugakomeza, nabibonye ibyawe. Jackson yaratakambye, guys, yaratakambye, nimubwira ati yaratakambye pe, aramubwira ati please Salina basi mpa 1 hour yonyine ngusobanurire, ariko basi umbabarire. Ambwira ati okay, ndi hano kugira ngo nkumve, ngaho mbwira, ntabwo nguha isaha imwe, ndaguha amasaha 2 ubundi nigendere. Ubwo Jackson yahise amubwira story ye. Mu by'ukuri Jackson aba yarahuye n'ibintu bibabaje mu buzima bwe, aba yarahuye n'umukobwa bagakundana, ariko uwo mukobwa aba yaramukinaga, ntabwo aba yarigeze akundana nawe biri seriye, we yari afite ikintu amushakaho, afite ibintu ashaka agira ngo abirangize, hari ibyo ashaka kugira ngo akunde yigendere, yamusipendinzeho ibintu byose, yamukoreye buri kimwe cyose, ariko umukobwa amaze kugera ku cyagera yahise yigendera. Mu gihe ageze ngo ahuye n'undi kugira ngo amukize amarira, nawe bigenda uko. Yanyuze mu bihe bigoranye, uko niko yagendaga amubwira story ye y'ibihe yagiye anyuzemo, yagiye anyuramo byose, byari ibihe bibabaje kandi biteye n'agahinda, arizo ngaruka ziri kugenda zimugaruka. Salina yaramubwiye ati ese nimba warahuye n'ibyo bibazo byose, weho ubwawe witeguye gusiga ahahise hawe ugategura future yawe? Hanyuma se ko abantu twese dutandukanye tutameze kimwe, are you serious ko njyewe meze nk'abo ngabo bose batambutse mu maso yawe? Arambwira ati no, nyine ntabwo ndabimenya neza. Okay, ntabwo urabimenya neza, amezi tumaranye ntabwo uramenya Salina uwo ari we, so reka ngende, uzanyiga ntari kumwe nawe, sibyo? Maybe I will protect myself ntari kumwe nawe, kuko hari igihe nazisanga mu mazi abira ntazi what's going on. So let me go. Jackson yaramwinginze, yamukoreye buri kimwe cyose, aramwinginga, amusaba imbabazi. Jackson arihuta, akinga inzu, akinga igipangu, imfunguzo zose agerageza buryo ki zose azihisha. Salina abura ahantu anyura, baragenda birirwana mu nzu umunsi wose. Salina yarageze aho aracururuka, aramubabarira, bigeze nko mu ma 2:00, buri wese ari gusaba imbabazi mugenzi we, undi ashaka kugenda, undi adashaka agenda. Nibwo batetse iby'ijoro bajya kuryama, bwakeye bose bameranye neza, basubiranye, umwe ajya mu kazi n'undi, ubuzima burakomeza. Mu gihe bari gupanga marriage ngo babane, nk'umuntu Salina yari yaremeye kwakira ahahise hose h'umuhungu n'ibyo yamukoreye byose, n'uburyo yamucitinzemo n'abashuti be bakamubwira, ariko byose arabiforgetting, aravuga ati past is past, ntabwo igomba kuza gufata n'agace muri future yanjye, that's why ngomba gukomeza ubuzima. Yaramubabariye, barakomeza. Mu gihe bari kwitegura marriage, Jackson yaravuze ati I have to say goodbye to all my girl. Nukuri ndashaka nko kwiyenza ku mukobwa umwe, nkamusindisha, nkakora iki, tugahavinga fun, the last, ubwa nyuma na nyuma, ko sinzongera kubikora. Yarabipanze, abipanga na hoteli bari bujye kubikoreramo, aho uwo mukobwa n'umuhungu bari buhurire. Kumva ababyeyi b'uwo mukobwa Salina babaga mu ntara, of course yagombaga kubashakira ahantu bari buze kurara kugira ngo ku bukwe bitazaza kubagora. Yagiye kubakodeshereza muri iyo hoteli icyumba. Nibwo oh my god, byari bibabaje. Nibwo Jackson n'uwo mukobwa bagiye bafata icyumba cya hoteli,
of course buri wese yari ari ukwe nk'abantu bari bafitanye marriage mu minsi iri imbere bari kugira ngo bapreparinge ibintu. Nibwo Jackson n'undi mukobwa bavuye kuri reception bavuye gufata icyumba, mu gihe Salina n'ababyeyi be bahageze nabo barangije gufata icyumba bari kugenda, nibwo Salina yitegereje imbere ye habona umuntu umeze nk'umusheri we, nk'umufiyanse we bagiye kubana, ariko akabona atayiniye ariko ntakurure mu maso. Nibwo bagiye bahita binjira mu cyumba atarabona isura ye, yanga kubikonfirima, aratuza aravuga ati ariko I have to check. Nibwo yahise afata telefone aramuhamagara ahita asanga ntayiriho. Byaramurenze yahise ajya kuri reception, hari hariho umushuti we arambwira ati se ino room irimo nde nande? Haje arabwira ati hano hiyandikishije umukobwa ntabwo izina ry'umuhungu ririho. Aravuga ati okay, twabashyira nk'esume yindi kugira ngo ndebe uwo ari we, tumva ndi gukeka umuntu. Arambwira ati okay, it's okay, reka duhamagare umuntu ayibajyane. Arambwira ati no, mbabarira ubimfashemo tujyane, then njyewe mpita nambara imyenda y'akazi ngende ndebe. Nibwo Salina yahise yambara imyenda y'akazi y'aho ngaho muri iyo hoteli, ashyira esume mu kantu agiye kujyanamo, arangije bahita bamukomangira nka gentleman. Niwe waje gukingura, aje gukingura asanga ni Salina. Mu gihe yaguye muri shock ari kumwitegereza, umukobwa yavuyeyo aravuga ati babe ko uri gutinda. Mu gihe ari kuvuga ngo uri gutinda, umukobwa yaje yambaye biteye isoni. Salina yarabirebye arangije aramubwira ati ubu ngubu noneho nta kintu afite cyo kunsobanurira, right? Noneho ntabwo ubikoreye mu rugo, waje kubikorera muri hoteli. Ariko Imana ni nziza pe, Imana ituma ngufata buri munsi, nishaka kunyereka yuko nta future dufitanye. Nimba weho ubwawe ku myaka yawe ugezeho 30 utabasha guforgetting your past, utabasha kwakira ibyakubayeho ngo bisige, utangire ubuzima bundi bushyashya n'umuntu uguha agaciro ukwitayeho, uri kwirukanka muri ibi bintu byose. Ariko babivuze ukuri, hari igihe uba ufite zahabu mu ntoki yawe yuzuye icyondo, ariko ntubashe kujya kuri robine ngo ushyireho amazi cyangwa se umeneho amazi icyo cyondo kiveho, umenye ikintu kirimo mo imbere, umenye nimba ari zahabu cyangwa se ari icyondo kigiye kuyonga. Warangiza ugakomeza ukajugunya hari uziko ni nk'icyondo nk'ikindi kandi ubitse zahabu. So ndajya nkumenyeshe yuko nta bukwe nyifitanye nawe. Jackson akibyumva yahise agwa muri shock, aravuga ati no, ntabwo bishoboka. Salina byaramurenze biramubabaza, yahise akata aragenda. Jackson ntabwo ari kumwirukankaho cause yari yambaye boxer, ntabwo ari kwirukanka ku muntu muri hoteli gutyo. Yagiye kurwana n'uburyo yinjira ngo agenda ajye kwambara amwirukankeho, biranga. Yasanze Salina afashe imodoka, yahise ajya mu rugo. Ntabwo yatekereje yuko, ntabwo Jackson yigeze atekereza yuko agiye mu rugo, yumvaga agiye nk'ahandi. Yashatse kumutrackinga kuri telefone asanga already yataninze off location, ku buryo nta hantu ashobora kumutrackingira ngo amufate. Yaragiye apakinga utuntu twe mu rugo ahita yinjira mu modoka, arangije atagenda ajya ahantu muri apartment abantu batapfa gukeka hatuje, agumayo. Arangije ahamagara ababyeyi be arabwira ati mama, papa muguma aho ngaho muri hoteli ndakomeza nyishyure, ubukwe bwapfuye. Arambwira ati what? Arambwira ati mama byapfuye kandi namwe mukureho telefone mushyire umutima hamwe, nabikoze kubw'umutekano wanjye, ninjye wabuhagaritse, ndaza kubasobanurira nyuma, gusa mugume muri hoteli buri kimwe cyose murakibona. Jackson yaragiye preparing ibintu byose by'ubukwe, aravuga ati I know Salina araza kugaruka, ntabwo yabinkora, ndabizi arankunda cyane. Umuhungu yarategereje, umunsi wegereje w'ubukwe abura Salina. Buracya mu gitondo ajya aho bari bukorera ubukwe, barangije kwa dekora everything. Umuhungu aravuga ati I know Salina arashaka kunkorera surprise, ndambara. Yarambaye aritegura, aragenda ategereza umugeni n'abandi bose baje. Isaha yo kuzana umugeni iragera ivaho, iyindi ivaho n'indi ivaho, saa sita zishyiramo. Abantu batangira kurambirwa, barangije bamwe bakagenda bayoyoka bagenda.
Jackson byageze aho biramurenga aravuga ati no, ntimwongere kugira ahantu mujya. I know my wife araza kuza, ndabizi arankunda cyane, ntago yamemukira. Abantu bose baramurebye baramuseka, babura ikintu bamukorera n'ikintu bamubwira. Baratuje baramureka, avuga ati uno muhungu ntago azi ibyo arimo. Ntago uno muhungu azi ibyo arimo kabisa. Yarategereje burira, yenze nko gusara, biragera aho biramufata yumva arasaze, aravuga ati ndashaka Salina wanjye, ndashaka Salina wanjye. Umupasiteri wari bubasezeranye ndetse na pare we baramubwiye ati wakoreye iki Salina? Aravuga ati no, nta kintu nakoreye Salina, Salina turakundana. Yakomeje kuba hayidinga, mu by'ukuri abantu bose bari bazi Salina. Nyuma na nyuma nibwo bicaye batangira kumukansolinga, baramubwira ati tubwire ikintu wakoreye Salina. Nyuma nibwo Salina yaje kuva kuri ya apartoma, ahamagara pasiteri wari bubasezeranye, aramubwira ati mumbabarire ku bw'ubukwe bwapfuye. Nibwo pasiteri yamubwiye ati ntabwo nshaka ko tubivugana kuri telefone, reka basi uzansange ku kazi hano ku rusengero muri ofisi yanjye tuvugane. Arambwira ati nta kibazo. Uwo munsi uhura no gukansolinga Japhet, I mean not Japhet, Jackson. Ubwo ngubwo nibwo batangiye kumukansolinga. Muri ako kanya Salina yahise aza. Jackson akimubona agiye kumuhobera, Salina yambwiye ati ntunkoreho. Pastor ahita abona ko hari ikibazo ndetse na pale we. Byari ibintu birenze binababaje cyane. Nibwo bahise bicara bavuga ibintu byose, Salina ababwira ibintu byose yanyuzemo, ababwira buri kimwe cyose. Byari ibintu bibabaje. Salina yakomeje kubaganiriza buri kimwe cyose. Jackson yabuze ikintu avuga, arakomeza aravuga ati Salina ndagukunda n'umutima wanjye wose. Pastor nibwo yarebye Jackson ndetse na pale we, baramubwira ati ntabwo Salina ari we ukwiriye undi muntu utari Salina, kuko yarakwihanganiye bikabije kandi n'ibyo yakubwiye nibyo. Ntabwo ugomba kwemerera ko past yawe igukoresha ngo ikwicire future yawe, ikwime n'amahirwe mu buzima bwawe. Yego turabizi abantu turakosa, abantu duca mu ngorane nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ntabwo bivuze yuko ibyo bintu byatubayeho bigomba kuza kwica n'ibindi dushaka kuzageraho. Never. So rero Jackson wiyakira yuko ntabwo Salina ari, waravuga ati no, Salina ni uwanjye. Bambwira ati ntabwo bishoboka. Nibwo babyanzuye byose. Jackson kwihangana byaramunaniye, yarababaye abura uko abigenza. Jackson yasohotse ababaye, ageze hirya ku muryango yarahindukiye areba Salina, arambwira ati Salina ndagukunda, yego nakoze amakosa ariko ntabwo nakemera kubaho ntakubona, ntabwo bishoboka, kandi urabibona yuko ntabwo bishoboka. Salina nibwo yamubwiye ati unyihanganire. Mu gihe bose basubiye inyuma bagiye, Jackson yarihuse aragenda areba igikamyo cyaje cyafatiyeho koko, ahita agenda yitambika munsi muri kaburimbo, cyamuciyeho cyaramusyonyoye koko. Kimugira nk'isayo pe. Abantu bose barumirwa. Ubwo nyine bahita batanga amatangazo bajya kumushyingura. Please don't forget to subscribe, share and comment. Ndizera hano mukuyemo ikintu kimwe. Past yawe ntigatume future yawe yangirika, ntigatume ikwima amahirwe mu buzima. Bye.